masaha umwuka wabariho aho bukeye aho bwije mwese ndavuze ngo Imana ishimwe tugiriye neza. Amena. Ejo twaganiriye ijambo ryo kurinda tuvuga cyane ibyo kurinda ururimi n'akaga rushobora gutera. Dusezerana ko uyu munsi turi buvuge gusa ku ijambo ryo guhunga. Niba twaririnze tunahunge. Yego. Noneho turavangwa byo tuganiraho mu ncamake k'umwuka duha ishuri ariko ate cyane kuri mwese. Reka dusome turahazi twese ikiza kiba gishaka mu buzima bw'umukristu no kwagura ijambo ry'Imana ukaritubura ukaritekerezaho umwanya rikakubyara izindi mbuto nziza kuruta n'izindi yavuze. Reka abafite za Bibiliya hafi abafite aho barimo babona neza cyangwa bakoresha n'amatelefone ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ni ibice 2 n'umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 gusa. No dusoma ibindi bice nagenda mbisoma ariko ndagaragaza kuba brefe cyane. Matayo ibice 2 umurongo wa 13 turahazi ariko tubere hasha mu buryo bw'umwuka wera. Yego. Reka dusoma bahageze. Haravuze ngo bamaze kugenda marayika w'umwami Imana yaraza abonekera Yosefu mu nzozi ati zuka ujana umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo ugeze aho nzakubwirira kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajana umwana na nyina nijoro Egiputa. Yego. Agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga ngwiza umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Yego. Amen. Amena. Naho tugiye kuganira duhungisha abana, duhungisha abagore, abagabo duhunge kuko Herode arimo araduhigira kutwica. Hano twasomye inkuru tuzi igihe cy'ivuka rya Yesu tukamenya n'amakuru y'ubuyobozi bwari buhari icyo gihe. Yego. tuza kuvuga turaza kuvugaho gatoya barimo barampamagariramo sinzi ko Satani zigaragaza nta muntu ugeze ampamagara umwanya wose nagize none nangiye kuvuga batangira kumpamagara ariko ndi mukuri guhari nubwo ibi tuvuga ni Yesu, biravugwa kuri Yesu mu gihe cye cyo kuvuka. Niyo texte nico bireba, ni texte ni kwivuga ni Yesu ni wewe. Inzozi zaragaragaye zibwirwa Yosefu wari umurinze unahungisha umwana na nyina kuko Herode ashaka kubica. Ariko muco twita context no muri exegese mu nyigo yimbitse natwe biratureba. Ubundi buryo biratureba tugomba guhunga ko Herode hari icyo asobanuye kandi
tugomba guhunga natwe. Uko Yosefu yaburiwe guhungisha umwana na nyina, icyo gihe umwuka wera ataraza, Imana ariko ivugira bizatubwira ngo yavuganaga mu kanwa k'abahanuzi, cyangwa igakoresha inzozi, cyangwa igakora iyereka umuntu aryana. Yego. Nibwo buryo yakoresheje kuko icyo gihe umwuka wera ataraza. Yosefu rero abonekerwa mu nzozi, abwirwa na marayika w'Uwiteka, aramubwira ngo zuka uhungishe umwana na nyina ubajane mu Giputa. Bajane mu Giputa kuko hari ushaka kumwica, hari urimo kumugenza, hari uhagaritswe umutima n'ayo makuru, none muhungisha. Yego. Kandi uzagumeyo kuzageza igihe nzakubwira ko ugomba kugaruka. Ibi twereka ko Imana yavuganaga natwe mu kanwa mu buryo bw'inzozi n'ibindi, nk'iyo usomye muri Yobu ibice 33 umurongo wa 15 haravuga ngo mu nzozi no mu iyerekwa rya nijoro wigaha abantu bashizweyo basinziriye ku mariri yabo, ngo niho yumvisha amatwi y'abantu. Yego. Bigashira ikimenyetso kuzibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi. Yego. Ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe, ngo ubugingo bwe iburinda mu rwa rwobo, Ukuri. no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Ariko ubu twebwe dufite umwuka wera kandi dufite ijambo ry'Imana rituburira. Icyo gihe yakoreshaga inzozi no kwerekwa. Ubu ni bwo buryo Imana yakoresheje kugira ngo uyu mwana arindwe, umwanzi wamuhigaga atamugeraho. Yego. Nuko imujanaho. Icyatumye imutuma muri Egiputa nuko uyu Herode ntiyari afite ubuyobozi bugenda bukagera muri Egiputa. Yari gushobora no kumurindira mu gihugu ayoboye, ariko yashatse kumujana aho adashobora kugera kuko ntiyari abyemerewe, ntisi wari uhayoboye. Nicyo cyatumye mutegeka ngo ugende uhunge, ujane umwana na nyina muhunge, mugende muje mu Giputa. Nuko atari afite control. Yego. Nuko umwana w'Imana b'impunzi, mutekereza Imana yaremye ijuru n'isi, bivuga ngo jambo yahozeho, ibyaremwe byose byaremwe nawe, ariko kubera kudukunda cyane yiyambura ubumana, yambara ubumuntu, ntiyaba n'umuntu gusa usanzwe ngo aba nk'umugaragu w'imbata. Yego. None ahindutse impunzi nkatwe. Ni ukuri. Arahungishijwe, arahunze, nyir'ijuru n'isi ahindutse impunzi. Bamujanye mu Giputa, bamukiza amaboko y'umwanzi. Hanyuma avayo nk'uko Imana yategetse. Imaze kandi kuboneka Yosefu iramubwira ngo garuka utahe. Umwanzi wahigaga umwana yamaze gutanga. Nuko avayo nk'uko yabitegetswe, avayo nk'uko ubwoko bwa Isirayeli bwakuweyo, ariko bwo bwavuyeyo mu buryo mubizi, ntabwo siko yavuyeyo. Urugendo yahageze bahungirayo ni iminsi mikeya, no kugaruka ni iminsi mike. Yego. Ariko impamvu za Isirayeli kuhagenda imyaka 40, ibyo ntinda y'impamvu murazizi. Iwe aragaruka kubera ko yaratunganye rwose. Bo bagomeraga Imana akenshi bagakora byangwa n'Uwiteka, irabazereza turabizi, kugira ngo iyo myaka muri yo yose yo kuzerera ahantu yari ifite umugambi. Yego. Barazeraga ya myaka yose.
Kristo we aza ari icyitegererezo uko bagombye kuba baritwaye kiba byarabasabye ya myaka yose. yego Umwana w'Imana uje uzanwa no kugomorera abandi Imana yose amahanga yose, ariko ikibabaje araza ari uwa mbere kwangwa, ukuri bituma n'abana benshi basiga ubuzima, kuko ngo barashakishije ngo baravuga ngo tugereranije n'igihe abanyabwenge bagereye aha, mugende muhere ku myaka 2 mumanure mutsembe umwana wese w'ico gihe. Ndaza kuvuga kuri Herode gatoya ukuntu yari umwicanyi, umuntu mubi cyane mu bantu babayeho, uja no kugereranywa na Satani uduhiga buri munsi. yego Yari umwami mubi cyane w'umugome. Uyu nguyu wa mbere witwaga ngo ni Herode le Grand, ari waje kubyara nanone umuhungu we witwa Herode wo muri Antipa, wavuye aricyo gihe Yesu yavutse, wari uyoboye i Galilaya, uyu yari uyoboye muri Yudeya. Noneho uyu nguyu wari uhari nawe, kivuze uyu wa mbere ukuntu yari umugome, ngo yari umugome biteye ubwoba. Uyu nguyu rwose afite impamvu yazaga yitwa ngo yatumye yihimba izina ngo ni Herode mukuru cyangwa se Herode le Grand. Bwari ubugizi bwa nabi gusa. yego Nuko iyo dusomye muri Zaburi ibice 80 umurongo w'9, yari kwavuga kuri Yesu n'ibyo azakora. Yavuze ngo wakuye umuzabibu muri Egiputa, ngo wirukana amahanga urawutera, uharura imbere yawo, ngo nawe ushora imizi wuzura igihugu, yego ngo imisozi itwikirwa n'igicucu cyawo, uwo ni imyerezi y'Imana iterwa igicucu n'amashami yawo. amena Umugabo amashami ngo agera no kuri ya nyanja, haleluya kandi amashami yawo ngo agera no kuri rwa ruzi. Imana ishimwe. Aza ari umukozi w'umwizerwa, utari nka Isiraheli intege nke no gusubira inyuma, batsindwa buri gihe bapfukamira ibigirwamana, ahubwo aza ari ukugarura ubwiza bw'Imana mu bwoko bwayo. amena Yesaya ku bice 48 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 azavuga ngo nimwumve ibimwanzu ya Yakobo mwe, wabitiriwe izina rya Isiraheli bagakomoka mu mazi ya Yuda, ngo barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isiraheli, ngo ariko mu bitari ukuri bunjiwe n'ibyo gukiranuka, yego ngo kuko bitaho mu murwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isiraheli, ngo Uwiteka y'ingabo ariryo zina ryayo. Navuze ibyanjye kubaho kera, ngo ni kuko byaturutse mu kanwa kanje, ngo ndabyerekane kandi mbikora ako kanya ndabisohoza. Uyu Herode niki bamuvugaho byinshi bibi cyane yakoze, bamwandika mu mateka yatandukanye, itwaye arangiza reka tuvuge makeya. yego Uyu ni umwami wari uyoboye icyo gihe muri Jude muri Yudeya, ariko ngo yarakomeye cyane abikomejwe no kuba umwicanyi w'indengakamere, ariko ngo iherezo ry'iwe ryahinduwe ubusa na Yesu, nk'uko tubisoma iyo tubisomye mu butumwa bwiza. Yarangije nabi cyane. yego Yesu aravuka icyo gihe hatwaye umuhungu we muri Yudeya, arukiri uyu nguyu atarapfa, hari mu mbabare hari akiri uyu nguyu wa mbere w'igikomangoma cy'igihanda k'ibicari navuze nka Puroni, ngo yakoraga imigenzo nk'iy'Abayuda kandi atari we nyawe,
kuko ngo yakomokaga mu bayedomu, kandi abayedomu turabizi twese mu isezerano rya kera kuko bari abanzi n'abagome cyane ba Isiraheli. yego yaje akurikira abandi bazaga bitwa ngo ni ba Herode. Iryo ni izina ryagendaga rikurikirana, yego ariko waraza bigihangange kubera bwa bwicanyi twavuze, ariko ngo akora n'ibikorwa by'iterambere bitangaje. Icyamuzamuye cyane no kwitwa Herode le Grand, ngo hari ikintu yakoze, ngo yubatse urukuta rw'amaganya, ngo yubaka n'ikindi cyobo cy'amasada, ngo yubaka n'inzu nini cyane yise Herodiyo, n'ikindi ngo ni Cesare Maritime, ngo n'inzu ye ikitabashwa muri Yeriko. niyo waba ngo les murs de lamentation, icyo yakoze cya mbere la forteresse de Masada, Herodion, Cesare Maritime na son palais de Yeriko. yego izo ngo bimugira igihangange, abantu ngo bamara bahindura imvugo, ngo bakavuga ngo utarabonye inyubako za Herode, ngo yapfuye ntacyo abonye. mu ndimi z'amahanga bakavuga ngo kina vie de bâtiment du roi Herode nari vie de beau de sa vie. yego ngo ubuce kabiri bwawe bwe buramugaruka, abantu nabo bahindura imvugo, ngo batangira kuvuga ngo yibye intebe nk'imbwebwe, ngo ayobora nk'ingwe, ngo ariko apfa nk'imbwa, ngo iravure le trône comme un renard, araignée comme un tigre, et est mort comme un chien. yego nuko rya zina rya Legara barihindutse ubusa, ariko umuntu yageraga icyo atinya. utekereza igikorwa cya mbere yakoze cy'igitangaza cy'indengakamere, ngo yahereye umuryango wo kwa sebukwe, arabanza yica umugore wa mbere witwaga Mariyamu, ngo buce yica abana be batatu b'imfura, yari afite abagore 10, mu bana babo batatu b'imfura bamwe arabica. umuntu utekereze umuntu wica imfura ze, urumva yakugirira imbabazi? yari umugome mubi cyane. ari umugome. byageze ubwo rubanda ngo batangira kuvuga ngo umuntu wo kwitwa umwana wo kwa Herode, ngo ahubwo yakwitwa Kashongo cyangwa akitwa Gereza. abanyagalilaya benshi cyane, ngo abakire n'abatanzi bo muri Yerusalemu, ngo agiye gutanga se cyangwa gupfa, ngo asaba ko bica abaturage benshi, none ngo abasigaye ngo azagire ikintu abagenera cy'inkunga, kugira ngo namara gupfa ngo abashe kugandarirwa nk'umwami wari ukomeye. ariko banga kubikora apfa bitagezweho. Herode agereranywa na Satani n'abadayimoni, agereranywa n'ububi n'ubugome bw'abantu muri iki gihe. Herode agereranywa n'urwango ndengakamere tubona muri iyi minsi. Herode ni ibigaragazo byo mu buryo bwose biba bigaragaza abakristo n'abaja mu ijuru. yego Herode ni intambara nyinshi mu rugendo rw'umukristo, ariko noneho bukeye haza umuhungu we nawe witwa ngo ni Herode Antipa, niwe wari uyoboye Galilaya mu gihe Yesu yavukaga. yego baza baca umugani bakava mu imfizi y'intama zitega nkase, nawe aza ari igitangaza kugira nabi. iyo dusomye ibitabo by'ivugabutumwa bwiza, baravuga ngo niwe waciye igihanga cya Yohana w'umubatiza. yego
bwa bugome bwa sega buramukurikiranye. N'ubu isomo urabisanga muri Mariko ibice 6:17 kumanuka. Nanone isogeye ngo niwe waciye urubanza rwo kubamba Yesu. Niwe wamucunaguje biratinda. Herode aramucunaguza. Ariko ahanura atazi icyo ahanuye ngo yiyambura umwenda yari afite w'ubwami ngo arawumwambika. Ngo yavuga ngo se niwe mwami harya w'Abayuda. Tiramenya ko ahanuye yiyambura umwenda arawumwambika. Ngo arangije ategeka ko akubitwa cyane. Ariko icyo gihe yaramunyaze ubutware bwose, yarabunamweretse ko ari ubusa. Imana ishimwe. Ya Imana ihimbazwe. Amena. Nuko ngo kuko atarafite umwanya wo kumucira urubanza, atari mu ruhande rwe, yaravuze ko ari Umuyuda, ngo arategeka uraje kwa Pilato. Pilato nawe aza kumutanga, akabone n'ubwo yari amaze kuvuga ngo nta cyaha yamusanzeho. Ngo ariko kubera amajwi y'abantu araboneka aratangwa. Ariko Imana ishimwe ko yabikoze kugira ngo byasezeranyijwe ngo dukizwe, kuko ngo mu gupfa kwiwe twarakijijwe. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Niyo ntego nkuru yari imuzanye, kugira ngo akureho ibitambo byose by'amapfizi n'ihene n'amasekurume y'intama n'ibindi. Ngo azahora ari igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana gihoraho kitaza gishira. Amena. Imana ihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Ataramutanga amaze gukaraba, yavuze ngo nubwo mwamureze byinshi ariko nasanze ari umwere. Niyo biziva ngo utaramenye icyaha, bagirwa icyaha ku bwacu. Yego ni ukuri. Yego. Ya. Ubwo mugome ugaragwa na Satani, twamurekera kuko ntacyo atwunguye. Tumenye gusa ko twamugeranye na Satani. Yego. Kumutindaho n'ibyo yakoze ntacyo bitwungura, ni ukumwirinda gusa tukamuhunga. Ni nacyo twatindaho kuri uyu mugoroba dusoza mu gihe twari twahawe. Twize byinshi, turebe aho ibikorwa none ibyo tutigeze kubona. None ubu ngubu twavuze ngo twigire hamwe twese tuvuge ngo yeme mureke duhunge. Duhungisha abana bacu, duhungisha abagabo bacu, duhungisha abagore bacu. Yego. Kuko Herode arimo araduhigira kuturimbura. Satani ko araduhigira kuturimbura. Ukuri. Duhunge iminsi yabaye mibi. Igikeri ngo bagitaye mu mazi ngo gishike ngo cumva arashushe, ngo kiragaramagamagaye zari ku musozi. Ngo kirayibwira ni mwoge magazi, ngo amazi si yayandi. Ukuri. Iyi si nubwo idufitiyemo ibintu by'ibihendesho, imeze nk'aya soko y'imburamumaro abagabo bagezemo. Yego. Ariko washaka yakoga amagazi y'amazi si yayandi. Ukuri. Herode ko araduhiga. Ni umwishayi utagira imbabazi. Satani ko araduhiga ngo azabona barimburanwa nawe, kuko iminsi yiwe iri hafi. Ukuri. Bibiri zitubwira ngo umwanzi wanyu muzacunaguzwa. Ngo ni Satani n'urupfu. Yego. Agashaka ngo azarimbukane n'imbaga nyamwinshi bishobotse. Imana nayo igashaka ngo ntiyazagire n'umwurimbuka ngo ahubwo bose bakizwe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Iyo ngo yibwira kutubwira ni byiza n'imigambi yayo ni myiza. Ariko Satani azashaka ngo arimbure. Yego. Yice kandi asenye. Mureke duhungisha abana bacu. Duhungisha abagore bacu, duhungisha abagabo bacu. Iminsi yahinduye isura. Ukuri. Ibyo tubona biteye agahinda. Duhungisha umuco wacu utarageraga imvugo nyandagazi.
none bikaba byabaye agahomamunwa. yego ni ukuri. yeme ejo twaravuze ngo tugeze aho ababyeyi bashobora kwifuza kuba ingumba, ingumba zikifuza kuba ibuye. yego ni ukuri. hari ababyeyi basigaye bagira abana akabyara bakamunanira bose akabura icyo akora, agasa n'utarabyaye kandi yarabyaye agakikira kandi akosa. yego. kubera iki? kubera uyu mwanzi udukurikirana. ariko duhungira aho atari ubutegetsi bwiwe, tuje aho atazagera, kandi harahari. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. duhunge ibihe si byiza, duhungisha ubugingo bwacu. ibyo dusigaye twumva amatwi agacuramo injereri, ibitarigeze bikorwa tutigeze twumva, nubwo tudakuze n'abakuze bari kumwe natwe ntibabibona. ni ukuri. ariko aho tugeze ahamanuka. yego ni ukuri. gusa ntitwihebye, dufite umurengezi wacu. ijambo ry'imaze tubwira ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? kandi ngo yataba mu ruhande rwacu, ngo abanzi bacu baba baratumize bunguri. yego. yaba tutari tumufite, satani waba yaraturimbuye. ariko duhunge gusa, duhungire mu mwami wacu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. ntacyo tuzaba. amena. umugabo umwe wacu sinzamenya, azakunda kumuvuga ahantu henshi. bamwe bakavuga ngo ni mu mivunda, ariko njye nzi ko ari iwacu mu Rurambo. cage cy'abasoda bo kwa Mobutu kera bazaga bakunda gufata abantu. none ngo aramufata, sinzi uko yigize ngo amukubita urushyi mu maso. ngo aramukubita abona ibishirira biratse. bamwe ngo bazabona imibunda, ariko njye ntabwo numva ni icya Rurambo. ngo yamava ngo icya Rurambo kirahiye. ni ukuri. bazagukubita urushyi mu maso ukamubona ko umuriro waka. ubu ngubu neza urebye isi irahiye neza cyane. wazaga turimba ngo duniya ya wakamoto. isi kwirasha, nubwo duhaye twiriramo tukaryama tugasinzira tukagira amaporoje irimo iragurumira. ngo irasinze, irimo iradandabirana nk'umusinzi. ariko abenshi ntibabe babibona. bari muri za poroje baratekereza ko mbese n'inka bitazashira. ariko ngo iraremerewe, ngo iri hafi kugwa. Babuloni iri hafi kugwa. ariko hari abamaze kuyomatana nayo. ariko Imana ishimwe ko twebwe tutari muri abo. amena. ubutumwa bwiza twaha, umwuka wera twasiga ubana natwe igihe cyose. Imana ishimwe. ntazareka tuyoba, ntazareka tunanirwa muri uru rugendo. azadufata ukuboko adushora tugeze ku mwami Imana. amena. Imana ihimbazwe. ahimbazwe Yesu. duniya ya wakamoto. niki dutegereje kuzabona kuruta ibyo tubona uyu munsi? niki murebe hayiba mu ngo. abagore bashaje baba bata abagabo babo bakagenda ngo wenda guhararutse. ni ukuri. umwana akabwira umubyeyi ngo ndacukiye imbwa nta n'icuma ari. niki turinze, niki tutokwigiraho, niki yego. ariko duhunge, ubuhungiro buracyahari. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko itaturetse. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe. himbazwe Yesu. duhungisha imibiri yacu kuko ari insengero z'umwuka wera. duhungisha imitima yacu n'ubuturo bw'Imana yacu. Imana ishimwe. duhungisha imibereho yacu kuko isigasira ubugingo buhoraho buturimo. Imana ishimwe.
Hallelujah. Hallelujah. usare mu bindi byose byaremwe mu buryo butangaje kandi binini cyane biruta umuntu. Yego. Ariko umuntu nuko angana. Bibiri zitubwira ngo imaze kumubumba ngo imuhumekera nk'umwuka wayo. Yego. Ariko muzamara ngo ituma Imana idukunda cyane kuruta ibindi biremwa ni. Bibiri zivuga ngo wenze kutugira nk'Imana ngo iburaho gato. Ukuri. Nuko yaduhumekeye nk'umwuka wayo w'ubugingo uba muri twe. Yego. Imana ihimbazwe. Hallelujah. Hallelujah. Kudukurikira twari twarayivuyeho tukayitera umugongo. Yabonye ko umwuka yashyize umwana w'umuntu utakomeza kugenda wangirika. Iwubwira ishyaka irawushakisha ngo imugarure mu bwiza bwayo. Dufite ikibisanyo gikomeye tutagomba gukinisha. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihimbazwe. Herode ateye ubwoba. Ariko twebwe turi abanyabwoba kuko mu banyabwoba n'abatizera ntibazabona umwami Imana. Dushize ubwoba, dufite uwatumaze ubwoba. Yego. Muri ibyo yavuze ngo dufite umugabane umwami Yesu, ngo nitubana nawe tuzahora tunesha. Imana ishimwe. Ni ibicantege gusa by'uyu mwanzi, ariko ntacyo yadutwara. Ni ukuri. Abarinzi babo indirimbo z'ubuvandimwe kuvuga ngo izo ntare mureba ngo ziraziritse. Arakanga abanyabwoba n'abatizera. Yego. Ariko muri niba ture ndatekereza ko nta n'umwe Satani yakanga. Imana ishimwe. Nubwo byamera gute, hata ikiwa giza. Amena. Twamaze gushinga amaguru yacu ku rufatiro rukomeye. Hallelujah. Hallelujah. Imana ihimbazwe. Ibyabaye kera natwe ubu ngubu bitugezeho. Ibintu bigeze iwa Ndabaga. Anawe. Abamwemeye bose bakakira agakiza. Satani ko arabahigisha uruhindu. Ni ukuri. N'abariya bose twifuzaga kugezaho ubutumwa bwo kuzamenya Imana. Kuko yaradutumye natwe ubwacu ngo nitugende mu isi tuvuge ubutumwa bwiza. Itugira abarobyi b'abantu. Ari twebwe barobyi, ari abo dushaka kuroba. Bose Herode ntabashaka. Ni ukuri. Ku migambi ye mibisha nta n'umwe yakwifuza ko yabaho. Ariko yaratubwiye nimugende muhumure, turi kumwe namwe kuzagera ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Turi kumwe nawe, twemere ubutumwa dukore. Hallelujah. Dufite motivation. Dufite umuvugizi. Imana ishimwe. Dufite umugabo utazudutererana. Yego. Twemere dukore gusa duhungisha abantu. Duhungisha abana bacu. Duhungisha abagore bacu, duhungisha abagabo bacu. Imana ishimwe. Duhungisha ubwoko, duhungishe inasiyo zacu. Yego. Tubwire abakomeye n'aboroheje ko nta handi haba ubuhungiro keretse muri Kristo Yesu. Amena. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Isi ya none iteye ubwoba bene data. Iteye ubwoba cyane, abantu bari mu kujijishwa, abantu bagahumishwa n'utuntu duto duto. Yego. Ariko twebwe dufite uko turi maso. Dufite ikibitsanyo, dufite ikintu kitwibutsa, dufite ikidukanga. Imana ishimwe. Nubwo ibibazo by'uburyo bwose bitugose, nubwo amakuba atandukanye n'ibindi bituri iruhande, nubwo indwara n'ibyorezo bigenda byisukiranya, ni ukuri. ariko muhumure, duhungishe ikiruta ibindi byose n'ubugingo bwacu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Yarabwiwe ngo ntimugatinye ibyica umubiri, ariko muzatinye cyane ibyica ubugingo, bikabashobora kuba zabujana muri Gehinomu.
duhungishe ubugingo bw'abacu n'ibyacu byose duhungire muri Yesu. Ahandi hose ntaho atagusanga. Ahandi hose ni muri eneo ziwe yahagera. Nababwiye ngo ishatse byo mbwira ngo namujane muri Egiputa nuko atari afite ubasha bwo kugerayo. Yego. Ihari mu butegetsi bwiwe. Natwe iyo turi muri Yesu si mu butegetsi bwa Satani. Yego. Ntashobora kuhagera ntiyo nahegeye. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Hallelujah. Ubwo bugingo bwamureke mu muntu. Zambutekereza nkumva ndanezerewe cyane. Imana ishimwe. Ngo ntibuza busaza. Tiburwara. Tibukena. Hallelujah. Tibupfa. Imana ishimwe. Tibupfakara. Yego. Tibuza buhunga. Hallelujah. Ni ikintu cy'igitangaza twahawe. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Ubwo nibwo bugingo bwacu yadusigiye. Imana ishimwe cyane. Arabuduha arabudusingiriza. Yego. Ngo tubare kubwakira arabufata bwose ngo nawabwishiramo. Ngo amare amaze kutwishiramo amaze kudushira muri we ngo adusingiriza. Imana ishimwe. Ngo aravuga ngo data. Ngo mu maboko yawe nushize ubugingo bwanje. Hallelujah. Ngo ubugingo bwe bwari harimo n'ubwacu. Nukuri. Amaze ngatekereza gukomera kw'Imana. Idufite mu biganza byayo twabikijwe. Imana ishimwe. Tubashije kuhahungira. Kumva nikije umutima mu nda. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Harakomeye mu maboko y'Imana harakomeye. Hallelujah. Twabikijwe umugabo ukomeye cyane. Harabuza asoma ikavuga ngo yapimishije ijuru intambwe z'intoki zayo. Ngo ishobora kuba amazi y'inyanja zose mu matama yayo. Imana ishimwe. Ngo umwuka mu mazuru yayo ngo uzucamo inyanja. Yego nukuri. Ngo inzira z'umuyaga zose niyo yazigennye. Ububiko bw'umuyaga bwose bufite mu biganza byayo. Umurinzi arava mu nyenyeri no guhinda kw'inkuba ngo byerekana ububasha bwayo. Amen. Ngo izirambura ikiganza cyayo igahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Ariko Imana yacu ni igitangaza. Amen. Ngo izayicara mu ijuru ikarambiriza ku isi. Ninde wadukura mu maboko y'uwo mugabo twabikijwe? Hallelujah. Niba tumuhungiyemo ninde wadukurayo? Ninde wagerayo? Tawe nukuri. Tawe. Yarambwiye ngo data. Mu maboko yawe nimushize ubugingo bwanjye. Imana ishimwe. Yamaze kuvanga ubwacu yabuvanze n'ubwe abubitse uwo data ufite ayo maboko akomeye. Ninde munyamaboko wundi mushobora kubona uzagenda akatuvuvuna muri ayo maboko y'uyu mugabo? Ninde? Tawe keretse wewe wenyine. Umuntu ubwe nushobora kwivanayo. Utabashe kurinda ururimi rwe yotakaza ubugingo. Bibiliya yatubwiye ejo ngo iyo urenze ururimi rwawe ngo urenze ubugingo bwawe. Niba uyu munsi ushobora ukihakana kwizera kwawe ukareniye la foi ugahakana kwizera kwawe, ubwo bugingo bwava muri ayo maboko. Yego. Ariko igihe cyose ucemera umwana w'intama w'Imana, ntawakuvuna mu maboko y'Imana yacu. Imana ishimwe. Twigumire muri Kristo. Yego. Ariko ushatse urasohoka. Imana ntizikoresha gahato ntibishoboka. Ntizikoresha gahato.
Yesu yakubitsemo akwibikamo akwishyiramo ngo amara guha Imana ariko umwihakagira kureka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6:8 hazava ngo yewe mwana w'umuntu we ngo yakweretse icyiza n'ikibi ngo icyiza icyo ari cyo yego ngo icyo Uwiteka gushakaho ni ngo ni ugukora ibyo gukiranuka ngo ni ugukunda kubabarira Imana ishimwe kugendana n'Imana wicisha bugufi. asante Umwanditsi Mose mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 30:15 aravuga ngo dore uyu munsi ngushize imbere ubugingo n'ibyiza ngo n'urupfu n'ibibi kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira nkuyoboye yego ngo no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo ngo kugira ngo ubeho yego ngo kandi ugwire ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujanwamo no guhindura ngo ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire ukoshwa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera ngo uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka kimuramire mu gihugu mwambutse Yorodani mujanwamo no guhindura. Yamara yarava ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi wabahamye ukuri ngo bazabashinja yuko ngo ushize imbere ubugingo n'urupfu yego ngo n'umugisha n'umuvumo. None ngaho nuko ngo uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe yego biga twavuga ngo duruhungishe. Uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe yego ukunda Uwiteka Imana yawe uyumvire ngo uyifatanyeho akaramata ngo kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe. Imana ishimwe kugira ngo ubone ukuba mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wawe. Imana ihimbazwe. haleluya Nimuze duhunge muze tuje inama ni ku Uwiteka avuga. Nimuze tuje inama yego duhungire mu Mana yacu adutegera amaboko umunsi wose bukira bugaca izirambirwa. nukuri Uyu munsi umuntu yasura amagambo akabwira Satani ngo yewe Satani jewe ubwanje n'abanje bose n'ibyanje byose n'umubiri n'ubugingo nabikije umwami n'umukiza wacu yego naho ntaho ngihuriye nawe nta na hamwe nubwo ukingabaho ibitero ariko wanesheje n'umfite nukuri uzanshobora na rimwe. Imana ishimwe uri mu ruhande rwanje yarakunesheje ntacyo ufite na kimwe cyantanga yego muri zavyo ngo singira umwanzi n'umwe turi kumwe ngo kandi n'amakuba ntiyambabaza cyane. Imana ishimwe Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane turakomeye twubatse ku rutare. haleluya haleluya mureke ubwo twahunge tuhave asigaye turinde indimi zacu turinde imitima yacu. Imana ishimwe iyo ngiyo ibe assurance tugendana. yego iyo turi mu mihanda abantu bacu bagenzura ibinyabiziga mu mihanda ikintu cya mbere aza kubaza yaguhagaze aza kubaza ngo uzane ubwishingizi. yego yego nukuri iyo asanze ubufite ahita adohoka agasigara ashaka ibindi byaha ariko nibura urabona ko ufite ikintu cy'agaciro. dufite ubwishingizi uruta izi assurance tugenda. Imana ishimwe haleluya
Hallelujah. 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 Amen. Mana ishimwe. Ufite ubwishingizi butari ubu ngubu. Mana ishimwe. Yesu yagize neza. Mana ihimbazwe. Iyo Satani atubonye ubwo bwishingizi azahunga. Sandi. Ubugingo bwacu buhishe muri Kristo. Mana ishimwe. Nawe yawishe amaboko ya se. Kandi twumvise ukuntu usakomeye. Yego. Abamudukuraho. Muri zavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira. Uno mukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Umpamya neza yuko izina ryanjye ryanditse mu mutima we. Mana ishimwe. Ngo yamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Dufite ubuhungiro bwiza cyane, duhunge bene data, duhunge. Itugende dukebakeba tureba inyuma. Nta kiriyo na kimwe. Yego. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:12. Azamatubwira ngo ufite uwo mwana. We ni ufite ubwo bugingo. Mana ishimwe. Wowe udafite umwana. Wowe Imana nta bugingo afite muri we. Imana idufashe cyane. Amen. Titumuvemo tumugumemo. Tuzabaho iteka ryose. Yego. Tage tutazabaho. Aba mu gihe cya none no mu gihe kizaza tuzaba turi mu Mana yacu tuguwe neza. Mana ishimwe. Imana itugire neza. Imana itugire inama ziruta izindi. Itwigishe byinshi kurusha ibyo twavuze. Yego. Kandi tubere inkoni twitwaza muri rugendo rushasha. Kandi rurusha rwo mu guca mu butayu. Kugeza dusohoye aho twifuza kuzagera. Kwirinda iminsi ni mibi. Ufite ubwenge kandi ufite amatwi yumva ibyo umwuka avuga. Niyumve. Amen. Imana idufashe. Itugire neza. Yego. Hungisha abawe. Hungisha ubugingo bwawe. Mana ishimwe. Darimo ashaka ngo aburimbure. Hungisha abana bawe, hungisha umugabo, hungisha umugore. Kandi aho duhungira turahasi. Yego. Imana itugire neza, Imana idufashe kandi muhabwe umugisha w'Imana, mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwami Imana.